Gahunda y'umushinga mubyeyi tera intambwe wa Fondasiyo Imbuto irarimbanije yo gusubiza mu ishuri abana bacikije amashuri mu turere twa Gasabo, Musanze na Ngororero. Ubu abamaze kugezwamo bagera ku 7,182 bagombaga gusubizwamo bagera ku 10,017. Twifuje kumenya imyigire y'aba bana bamaze gusubizwa mu ishuri maze tuzenguruka muri utu turere uko ari dutatu. Nk'uko byumvikana, uruhare rw'ibanze mu gukurikirana aba bana basubijwe mu ishuri n'urw'abajyanama b'uburezi b'abakorerabushake bakorana n'umushinga mubyeyi tera intambwe. Kuwa gatanu wa buri cyumweru nsubirayo kureba imyigire y'aba bana bamaze gusubira ku ishuri. Ni naho tubona uburyo bwo gutanga na raporo ku rwego rw'akagari no ku rwego rw'umurenge. Kugira ngo aba bana rero bige neza, turabakurikirana twebwe nk'abavolonteri mu ngo aho baturuka, tukajya no mu bigo aho biga. Bikaba ngombwa ko twegera abarimu kugira ngo turebe koko ba bana twashubijemo, dore ko tuba dufite n'amazina yabo. Ese koko bariga? Niba biga se barasubiyemo mwarimu, biga bate? Ikindi rero tujya mu mashuri tukareba za birote zabo. Ibyo turabikora tukabikurikirana dufatanyije n'abarimu. Nko kwa gatanu wenda abana batarasohoka ishuri nka nyuma ya saa sita, tukaza tukaganira n'umwarimu akatubwira ukuntu umwana yiga, tukareba uko yandika, tukareba uko asubiza mu ishuri, akamubaza nk'ikibazo mu isomo bamaze kwiga, tukamenya uko ashubije. Iyo umwana ashubije umenya nuko akurikira mu ishuri. Ikindi kuko tuba twaragiye mu ngo zabo tuvugana n'ababyeyi, tujya mu rugo n'ubundi tukareba amakaye y'umwana ukuntu yandika, n'igihembwe iyo kirangiye tumubaza amanota. Aba bajyanama b'uburezi kandi banajya inama n'abarezi muri ibyo bigo byakiriye aba bana ku cyakorwa cyose mu kunoza ireme ry'uburezi bw'aba bana. Urabona niba amaze umwaka yicaye, abo bari biganye bo baratambutse bageze kure. Twebwe uruhare tugira, icyo gihe tubwira umwarimu tubabarire ubashyire imbere hafi, bajye babibonamo cyane, bataza kwikamufura inyuma kugiye bari bamaze hanze ni kinini. Iyo barigarutsemo biba bimeze nk'aho batangiye bundi bushya. Mu rwego rwo kugira ngo tubageze ku rwego rumwe n'abandi, ubwabyo bisaba no kubanza kubagira inama, bakumva ko bagarutse mu ishuri, ubwabyo bakabikundishwa. Ikindi rero gikurikiraho ni ugusaba abarezi kubitaho by'umwihariko no kubafasha kuzamuka bakagera ku rwego rumwe n'abandi bagenzi babo babagezeho. Nk'abo muri segonderi nkunda kuba ndi kumwe nabo, iteka ashaka kujya ku ntebe y'inyuma, ntasakuze ntanavuge, wabaza akanakubwira ati ngewe nta bintu nzi. Aho rero niho ufatira ukamufasha ku giti cye, mukaganira, ugenda umutinyura buhoro buhoro nuko umugira inshuti. Nubwo ati nta kibazo, ubwo ubonye amahirwe yo gusubira mu ishuri, uzakomeza, uzarangiza, uzanaminuza, rwose nta kibazo. N'abandi aba ni bato ariko ni bagenzi bawe, muri iniforume kimwe. Icyo abarezi bakora mu ikubitiro ni ukubasubiza muri gahunda rusange z'itangwa ry'amasomo rijyanye n'imyigishirize y'ubu, aho umwana yisanga mu itsinda. Icyo dukora ni uko tubashyira mu matsinda, noneho babandi bafite ubumenyi bwisumbuyeho bakagenda bazamura bamwe bari hasi, hanyuma tukabakoresha imyitozo myinshi cyane. Ariko by'umwihariko iyo twamaze kumenya yuko hari abafite intege nkeya, twibanda cyane mu kubakurikiranira hafi, tukagenda tumenye se uyu mwitozo mpaye abandi bana we arawukurikirana bimeze bite, kugira ngo buri gihe tugende tureba byibuze niba hari urwego yavuyeho n'urwo yagezeho, bityo ku mpera z'umwaka tukaba tubona muri rusange basoza bameze nk'aho bari ku rwego rumwe. Icyo twibandaho cyane mu gukora amagurupe y'abana bigiramo ni ukwirinda yuko babana bafite ubumenyi bwisumbuye bakirundira muri gurupe imwe, ahubwo turavuga tuti wenda reka dufate abana bafite ubumenyi bwisumbuyeho cyane, abagerageza bafite amanota yo hagati na hagati, na bamwe bafite ubumenyi bwo hasi, tukabahuriza hamwe. None iyo bageze mu gihe cyo kujya kugaragaza imbere ibyo twabahaye gukora mu ayo matsinda, dusaba kenshi yuko wa mwana ugaragara nk'aho atari umuhanga cyane ari we wakabaye uwa mbere kubuza imbere kumurika bya bindi babonye mu matsinda yabo, kugira bidufashe kugenda tumwitaho ku buryo bw'umwihariko. Dukoresha icyo bita individualization, ni uburyo bwo gukurikirana umwana ku mwana, tugakurikirana amakayi ye, tukamugira inama yo gufata amanoti abandi baba baragiye bafata adahari, kuko bo abenshi usanga nyine baza barasanze abandi bararangije bazi mu bihe binyuranye. Ibi kandi ngo bikagendana no gutinyura uwo mwana kugira ngo yisanzure ku bamwigisha. Hari n'abana ubwabo banadusanga ruguru muri sale duteguriramo, umwana ubwo akaza akavuga ati hano mfite ikibazo iki n'iki, ngewe ibi ngibi byankomereye, by'abandi bana bize ntabwo mbyumva. Turanabibashishikariza, tunabasaba yuko umwana wabona afite ikibazo
akabona mugenzi we adashobora kumufasha kugisubiza ko yaza kureba mwarimu, bakatugana ubwabo tukabasobanurira ku buryo bw'umwihariko, ariko natwe ubwacu hari igihe tunyuzamo tukabatumaho tukabata umwana runaka, cyangwa se muhuriye no mu nzira mu gihe cya break bari gukina, cyangwa se tunataha, hari n'igihe dutaha tuganira ukabaza se urabona bimeze bite, urumva biri kuza se, urabona abandi bana se bataragusize cyane bimeze gute. Ikindi gishimishije ni uko hari abarezi bamwe na bamwe bafashe icyemezo ku giti cyabo bagafata gahunda yo kwigisha aba bana mu masaha adasanzwe nyamara nta kiguzi batse. Uru rugero rwiza rukwiye kwiganwa bikaba umuco kuko ari mwiza cyane. Ku kigo cya Rungu umwarimu umwe wabitangije iyo tashi yo kuvuga ngo rikabiteho ku buryo bwihariye, asigana abanyeshuri mu masaha y'ikirenga abandi batashye, kubera ko yaba yabonye intege aho bafite intege nkeya akagenda abigisha akabazamura, cyane cyane bigakorwa no mu gihe cya weekend, ku buryo ngo mu bigo byacu byose uko ari 4 iyo gahunda irahari. Hari nubwo ariko ishuri ubwaryo rifata gahunda yihariye yo kunoza imyigire yabo. Hano ni mu rwunge rw'amashuri rwa Karwasa mu murenge wa Gacaca mu karere ka Musanze. Barabanza bakanamenya uko umwana ahagaze akinjira mu kigo. Evaluation ya mbere bayikorerwaga ubwo bagarukaga ku ishuri, kugira ngo nibura ukoreshwe umwitozo wo kwandika gusoma, kugira ngo nibura turebe ko hari icyo bakibuka. Twebwe ku buryo bw'umwihariko twabageneye amasomo yihariye muri iki kiruhuko cy'ibyumweru 2. Bo ntabwo baruhutse nka bagenzi babo, bagize amasomo bigaga nibura kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, kuva saa 2 za mu gitondo kugera saa 6 z'amanywa. Ikigaragara nk'uko twabyiboneye natwe muri rusange muri aya mashuri twasuye, nuko aba bana basubijwe mu ishuri mu rwego rw'umushinga mubyeyi itera intambwe wa Fondation Imbuto, bafite ubushake bwo kwiga kandi abenshi batsinda neza. Igihembwe cya mbere nabaye wa mbere ngera amanota 81, icya kabiri mbo wa kabiri ngera amanota 78. Nasubiye mu ishuri mu gihembwe cya kabiri cy'uno mwaka, ariko kuko ibyo mu gihembwe cya mbere ntabyiza, ariko nashyizemo imbaraga mfata note, mbaza abandi bana ibyo ntumvaga, bagenzi banjye bakamfasha, nza kugira umusaruro mwiza ndatsinda mbuwa wa 3. Nasubiye mu ishuri mu kwezi kwa mbere ku mwaka wa 2014, ndiga neza mu ishuri ndatsinda. Igihembwe cya mbere nabaye wa 5 ngira amanota 63, icya kabiri mbo wa 3 ngira amanota 68. Nari maze igihe kigera ku mwaka ntiga. Mu gihembwe cya kabiri cy'umwaka w'amashuri wa 2014 naje kwiga, ntangira amashuri yanjye, nza kugira n'amanota meza kuko nagize amanota 60 n'igice, mwanya nza ndi wa 5. Ngiye mu kagari kanjye na kagari ka Rugando, ahangaha turi nari mfite abana 30. Ubu ngubu maze gusubizamo abana 22. Nabonye amanota yabo y'igihembwe cya mbere, mbona n'ay'icya kabiri, mbona imitsindire ni myiza pe. Iyo ubona umwana afite amanota nka 70, 65 gutyo, aba ari amanota meza. Nari mfite abanyeshuri 88, ariko kugeza ubu umubare maze gusubizamo ni abanyeshuri 62. Hari umwana mubonye bireteye ngira ngo irashimishije, ntabwo ari we gusa, abo bana bari ku rwego rushimishije bose. Hari abana 53 nagomba kuba nasubiza mu ishuri, kugeza ubu ngubu abamaje gusubiramo ni 28. 5 muri bo, 3 babaye aba mbere, hari n'ababaye aba kabiri, n'abataba aba mbere baba babiharanira, baba mu myanya myiza ishimishije, ntago barenga mu 10 ba mbere. Bariga neza, baratsinda neza ku buryo bishimishije. Umwana ubona amanota makeya muri za biroti jewe mfite ari muri 75, abandi bari hafi muri za 80, 90 kujyana hejuru. Bari gukurikira neza, bishimiye n'uburyo ki umushinga wageze muri aka karere kacu ka Ngororero. Muri abo bana nasubije mu ishuri 46, harimo abatsinda neza kuko harimo n'abaje mu myanya ya mbere. Mfite umwana mbese nanjye nishimira wabaye wa mbere, yiga 6e primaire. Abo maze gusubiza mu ishuri bari abana ubundi 11 ku kigo nakoreragaho. Harimo abasegonderi 3, 2 bari muri 9 years basic education, undi ari muri école d'excellence. Nko muri école d'excellence twamufasha n'ubundi ikizamini cya leta cyegereje, turi kumusunika ngo ujye gukora ikizamini. Yasubiyeyo
tubona akoze ikizamini ku bw'amahirwe ajya no muri Ecole d'Excellence. Baratsinda rwose kuko niba umuntu afite ikaye afite ikaramu ntabwo mwarimu amusohora ngo ujya hanze ujye gushaka ikaramu, noneho yakibuka ko ariho n'undi umwitayeho nyuma ya se na nyina, bigatuma noneho arushaho gukurikira neza. nk'uko twabibwiwe n'abantu banyuranye ngo iyo ugenzuye usanga abana benshi bashubijwe mu ishuri batsinda kurusha uko batsindaga mbere. Amanota abana babona ni meza kuko twarabigenzuye, baratsinda neza ndetse ugereranije n'uko batsindaga mbere batarava mu ishuri, ubu baratsinda cyane gusumbaho kubera yuko babonye icyo kintu cya motivation ko ubwo badufashe ibintu tuzabakoze isoni. Ikindi benshi barebana n'uburezi bahurizaho ku bijyanye n'imitsindire y'aba bana nuko abenshi usanga kuba biga bakuze bakiga mu myaka mito ntacyo bibatwaye, ahubwo ngo birushaho kubaha imbaraga. Abana bashubijwe mu ishuri, nk'ubu mfite umwana hafi y'imyaka 13 ari mu wa mbere. Uwo mwana ni umwana w'umuhungu, abo wa mbere rwose. Ejo bundi bwo yanyeretse birota yagize amanota 99 n'igice. Harimo abana urebye biga babishaka, ubona bafite gahunda yo kwiga, mbona abana bose basubiyemo, ubona bafite ubushake, bafite amanota baratsinda. Nafashe gahunda yuko umwana azajya biva ku ishuri gufata biroti akanzanira nkabanza nkareba. Hari umwana w'umuhungu uri mu wa gatatu ariko ufite imyaka igera muri 15. Ni umusore pe, ubona ari umuntu w'umugabo, ariko biriya bintu byamuteye ishyaka, ubariga neza ni nawe uwa mbere mu ishuri. Hari n'ingero tujya tugira z'abana baza bari hasi koko, ariko mu gahe gato cyane bagahita banarenga babandi twari dusanzwe dufite. Ubona byose bituruka nini ku bushake, umuhate, iyo aje ukamwegera ukamugira inama, ukamukundisha ishuri, ukamwereka ibyiza byo kwiga, akenshi bari abana ahubwo banatsinda cyane kurusha nabo twari dusanzwe dufite. Araza mukayimukundisha avuga ati yo narahombye. Ingero n'uyu mwaka hari umwana dufite rwose umeze gutyo, ubona ko atsinda neza kandi yaje mu no mwaka ubona ko nta rwego ruhambaye yari ariho, ariko aba mu ba mbere. Baraza noneho ko bari baranataye ishuri bamaze nk'imyaka 2, baraza bakigana n'abana batoya, abandi bo bangana baba barabasize, bigatuma bagira umuhate kugira ngo abana batabarusha, bigatuma baba mu 10 ba mbere rwose nta kibazo kiba kirimo. Banahamya kandi ko igihe bamaze batiga gisa nk'icyababereye isomo ryo kutongera gusubira inyuma. Abenshi bagarutse mu ishuri bari baragiye no kuba abakozi mu ngo z'abantu, kandi noneho bagakora ya mirimo ibananije badashoboye, ariko bagarutse mu ishuri bituma bagira isuku, kandi noneho bibonamo ko ari nk'abana nk'abandi, atari ba bana nyine batawe. Irindi banga ry'iyi mitsindire nk'uko bamwe babyemeza ngo ni no kurwana ishyaka no guhesha ishema abatekereje uyu mushinga wo kubasubiza mu ishuri nk'uburyo bwo kuvuga bati ntitwabatenguha, mwarakoze rwose. Bamaze gufata n'icyerekezo yumva avuga ati ngomba gushiramo ingufu zanjye zose kugira ngo nabo abantu bamfashije kwiga bazabone ko nanjye nabishakaga, ko ubwo badufashe ibintu tuzabakoze isoni. Intego y'ikinyagihumbi y'uburezi kuri bose ifitanye isano n'imwe mu nkingi z'icyerekezo 2020 ishimangira ubukungu bushingiye ku bumenyi, kuko ubumenyi buva ku burezi. Nanone kandi ukagaragaza ko wamenye ari uko utsinze ibizamini baguhaye bijyanye n'ibyo wiga. Bari mu nzira nziza rero igana heza aba bana bashubijwe mu ishuri mu rwego rw'umushinga Mubyeyi Tera Intambwe wa Fondation Imbuto. Tubifurije guhora batsinda. Tuboneyeho kubibutsa ko ikiganiro cy'umushinga Mubyeyi Tera Intambwe kinyura kuri televiziyo y'u Rwanda kuwa 4 saa 11:15 z'umugoroba. Naho ubutaha.